Utsata isagatoye. Inshundura barangije kuroba arababwira ngo munkurikire. Bati inshundura baramukurikira. Ibyo bintu nabyo mbyibajije numva bintangaje. Bari barimo kuroba barangije amafari hariya umugabo arazanyuzeho ngo munkurikire. Barangije bagira bati batase Zebedayo asigarana amafi barangije baramukurikira. Sinibaza ko abantu barahangaho batabuje kubabaza ngo yemwe mugiye he dukurikiye ura mugabo uhese uri urenze hariya. Ariko bari bumviye umuhamagaro w'Imana baravuga ngo uko byagenda kose uyu munsi guhera none tugiye kunezeza Imana. Amen. None se aya mafi mwarobye muyijyanire ubwato bwanyu nabwo mubyijyanire dukurikiye uriya mugabo. Paulo amaze kubisobanukirwa neza aravuga ngo ibyarinda mu yanjye ibyo nagombaga gukurikira ibyo nagombaga kubamo ibyagombaga kunezeza narabiretse ndangije ndahindukira kugira ngo nezeze iki Imana. Umuntu wabona uwari we wese wamukubitira ubuntu nantwana uko agana kuri umukandage sorry nta kibazo hano ku rusengero umuntu wari we wese nta kibazo. Ariko ibeshe ukate hepfo hano inyuma y'irami byari hariya muhureho mukandagire maze urebe mukobwa wabaziga bakwereke. Oya dukwiye kuba abakristo mu rusengero, tukaba abakristo ku isoko, tukaba abakristo ku ishuri, tukaba abakristo ku mugezi, tukaba abakristo mu mujyi, tukaba abakristo mu modoka n'ahantu hose. Haleluya. Umuntu yero ku modoka ngo wakojejeho nakojejeho 200 kwe ugahemukira 200 ngahe 200. Reka dusuhuzanye turambura ibiganza twese. Haleluya. Amen. Dushima Imana cyane, Imana se umwami wacu Yesu Kristo yaduhuje umunsi yantumiye nawe ikagutumira kugira ngo duhurire mu nzu yayo dusangire ku byiza byayo dusabane nayo. None tukaba twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Reka ntangire mbaye intashyo. Nitwa ROGE, nyoboye itorero rya PEFA ahantu bita mu majyaruguru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo. Ku cyumweru niyo nateraniye bampa intashyo ngo nzizane. Ntago nazibagiwe nazizanye zose, ngiye kuzibaha zose namwe muzakire zose. Ngizi intashyo z'abanyagicumbi. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana cyane yanshoboje kugira ngo mbe ndi hano, kandi yanshobeje no muri umurimo mwadutumye kugira ngo tujye gukora. Imana ikomeje kubana natwe no kutugira neza, tuyihaye icyubahiro. Amen. Mu gitondo nari ndimo gushima Imana mvuga ngo kuva najya imyaka 2 isaga na akarere kagwamo imvura cyane, ariko ntago imvura yigeze imbuza guterana cyangwa ngo inankereze. Muri nge ndimo kubitekereza, ejo nibwo nabitekerejeho numvisha ari ishimye rikomeye. Nashimira Imana, kandi kinishimira Imana nuko yanshoboje
sindabura itike yo kujyayo ngo sibe kubera ko nayibuze. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka rero ducunguze uburyo umwete, amasaha arasa n'atari ku ruhande rwacu. Reka nsabe nanone abari ku buhanga bw'ibyuma bongere badufashe, dukoreshe PowerPoint. Ni iterambere tugomba kuribyaza umusaruro naryo, mu rwego rwo kugira ngo dukoreshe igihe gitoya. Ntabwo turasoma muri Bibiliya, turajya dukoresha mirongo nibukoresha yose turi buze kuba tuyisoma hariya kugira ngo bitworohere mu rwego rwo kugenda turambura. Umurongo tuhereyeho niwo mu Befeso ibice 2 n'umurongo wa 10. Uratubwiye ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amena. Icyambere turi abantu Imana yaremye. Buriya Imana ishaka yari kugure muri ihene, amakuru Noheli bakabigenza kwa kundi amateka bakabarangirira, cyangwa ikakurema uri inkoko yabashakiye bakagupfura. Nuko turabo yaremye, ariko hari impamvu yaturemye. Ngo ituremeye hari ikintu yagize gute? Yaturemye kugira ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko ntago ari imirimo ibonetse yose. Iyo dusomye igice gikurikira cy'uwo murongo kiratubwira ngo iyo mirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu niyo yiteguye kera. Yayiteguye kera kugira ngo tugire gute? Tuyigenderemo. Nkunze kubwira abantu ni Imana ikurema hari umurimo yakuremeye, kandi uwo murimo niwo yabanje kurema, hanyuma nawe irakurema ngo uzakore wa murimo. Sizi niba byumvikana. Ntabwo yaremye Antoine ngo nirangize rero uyu mugabo muremure w'ibigango ubu ngubu yakora iki, ngo none yikubwira icyo gukora. Oya, yarabanje irema umurimo wowe izakora. None irangije ireba wa murimo wowe izakora, iravuga ngo reka ndeme umuntu ufite ubushobozi n'ubwenge n'imbaraga n'ububasha n'umutungo wo kuzakora uriya murimo. Amen. Kandi umurimo Imana yakuremeye, kubera ko yakuremye ikurikije uwo murimo, yakuremye mu buryo wowe ushobora kuwukora byanze bikunze, ntacyo yashigaje kugira ngo udashobora gukora wa murimo. Amashuri wize uko angana kose ahagarukira ntago mpazi, sinabyitayeho. Amafaranga ufite uko angana kose sinitaye kumenya uko angana. Imbaraga ufite uko zingana kose birahagije kugira ngo ukore uko Imana yaguhamagariye. Amen. Ntuzavuge ngo nta bushobozi ufite. Ibona kuzakenera amafaranga menshi n'ubutunzi bwinshi kugira ngo ukore umurimo yaguhamagariye, iba yaraguhaye menshi. Ayo yaguhaye irabizi neza ko Amen. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Hari n'imirongo nk'itatu ngiye gusoma ikurikiyeho muri Yeremiya igice cya 2 n'umurongo wa 5 hatubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nkwereza nakwejeje utaravuka ngushyiriraho. Hari impamvu yakuremye, hari impamvu yagushyiriyeho. Aho yagushyize hari impamvu yahagushyiriye. Hanyuma mu itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 26 haratubwira ngo Imana imaze kurema ibintu byose iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imaze kurema isi n'ibiyuzuye yaravuze ngo reka ndeme umuntu. Wumvise ko umurimo wagombaga gukora yabanje kuwurema. Reba ngo reka ndeme umuntu uzategeka, uzayobora, uzabeshaho, uzatunganya, uzashyira ku murongo bya bintu byose nagize gute? Naremye. Niyo mpamvu kwitwara neza kwacu ibyaremwe bibyungukiramo. Amen.
kuko yabitushyize mu biganza. Umurongo ukurikiyeho uratubwira ngo, reka nyisomere rimwe hama ndangiza mvugire rimwe. Itangiriro, simbuka slide ebyiri. Uwiteka 2:7-15. Itangira ibice bibiri, umurongo wa 7 turasimbuka dusoma wa 15. Haravuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Kuwa 15, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi ngo ayihingire ibirimo ayirinde. Icyambere ngo ayihingire, namara kuyihingira kugira ngo imere neza, narangiza ayirinde. Iyi si dutegetswe, dusabwe kuyirinda. Amen. Niyo mpamvu kutayirinda kwacu nitwe bigiraho ingaruka, kuyifata nabi kwacu nitwe bigiraho iki ingaruka. Nitwa dukira amashyamba tukayatema, isuri ikaza izatwara imyaka twahinze, n'amazu nitureba nabi yahitane, kuko tutashoboye kuyifata neza. Turi ku mugambi w'Imana kukurema umuntu, ikintu Imana yakuremeye. Amen. Tugiye kwifashisha ibintu bibiri dusanga mu gitabo cyanditswe n'umuhanga, yanditse kikakwira isi yose, gikakundwa n'isi yose, umugabo witwa Rick Warren, mu gitabo yise The Purpose Driven Life. Ubuzima buyobowe n'intego. Nge niko nabyise, ntabwo navuze bufite intego, buyobowe. Kuko ubuzima bwawe buyobowe n'iki? N'intego. Hari intego uyoboye ubugingo bwawe, ubuzima bwawe. Wabyanga wabyemera, hariho ikikuyoboye. Icyo kintu kikuyoboye niba kitari mu mugambi w'Imana bizakugora. Amen. Turareba ibintu bibiri kubera umwanya we, n'ibindi tuzayirura ubutaha. Manuka gatoya. Intego ya mbere tugiye kureba iravuga ngo, waremewe kunezeza Imana. Ibintu ngiye kuvuga nushaka byose ubyibagirwe, ariko utahanye iki kintu, utahane ko waremewe no kunezeza Imana. Icyatumye Imana ikurema nukugira ngo uyinezeze, si ukugira ngo wowe winezeze. Amen. Waremewe kugira gute? Kunezeza Imana. Reka tubanze dusome imirongo ibiri ikurikiyeho. Kuko Uwiteka nezerwa abantu be. Hanyuma irongera avuga ngo, mbese aho ni Zaburi 149 umurongo wa 4, Yobu gice cya 2 umurongo wa 8. Igihe Yobu Satani yaramusanze mu gitaramo mu ijuru, hanyuma Imana imwiratira Yobu, iravuga ngo, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ntawe uhwanye nawe mu isi. Iyo unezeza Imana, Imana nayo irakwirata, irakwivuga. Yobu byatumye Imana imujyana mu gitaramo, kuko ubuzima bwe bwanezezaga iki? Imana. Ibyo ukora byose, ibyo utekereza byose, ibyo ubamo byose, niba bitari mu mugambi wo kunezeza Imana, uzabaho ubuzima bushaririye, bubishye, buruhije, bunanije, budafite icyerekezo, bukugoye, kuko uzaba uri mu mwanya utari wo. Amen. Ufashe isuka ukajya, tuvuge ufashe isuka ukajya kuyikatisha igiti, ntabwo byakunda, biragorana. Ufashe inyundo ukajya kuyihingisha, byakugora, byakurushya. Ufashe urukero akarugo ujya guhatisha ibirayi, ntibyakunda. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu mwanya utari wo, ukora ibitari byo kandi bikakuvuna. Ni byiza rero yuko ubanza kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nibwo ibyo ukora byose bizagira gute? Bizakorohera. Nkunze gutanga urugero rero nkavuga ngo, apareye zose dukoresha, donc ibikoresho byose dukoresha tuguze. Nanze urugero ku rw'iyi telefone, n'ubw'iyi microphone, cyangwa se ni speaker, n'ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose, radio, televiziyo, ipasi, ipanu n'ikindi. Iyo ugiye kugura, akenshi usanga biri mu gakarito, sibyo yemwe? Iyo upfunduye ikarito, usangamo cya gikoresho waguze, ariko usangamo n'agapapuro.
ibyo mvuga nibyo. Ako gapapuro kamaze iki? Ako gapapuro kanditseho amabwiriza n'amategeko n'uburyo bukuyobora uburyo uzakoresha iya appareil uguze. Umushinwa wayikoze umuyapani aravuga ngo umuntu wo muri Zimbabwe yuguze wenda ntago azamenya uko bikora. Bapfundura gutya, batsa gutya, bacomeka gutya, babika gutya, bahanagura gutya, boza gutya. Kandi barabanza bakubwira ngo mbere yo kubikoresha banzu yisome. Bayita catalogue. Amen. Hanyuma Imana nawe ikurema yakuremeye catalogue ugomba kubanza kumenya gusoma kugira ngo uzamenye uko ukoresha ubuzima bwawe. Niba utari wasoma iyi catalogue ubuzima bwawe uzabukoresha nabi, nta musaruro bizatanga. Ngiyi catalogue igomba kuyobora iki ubuzima bwawe. Banzu yisome. Hallelujah. Amen. Waremewe kunezeza iki Imana. Yosefu yageze muri Egiputa bamugurishijeyo. Njya nicara nkatekereza nkibaza iyo se n'ukuntu yagenze. Yari umwana ukunzwe na se, bene se baramwanga, barangije baramugurisha ajya kure mu gihugu atarazi. Agezeyo na hanu bavugaga ururimi rutandukanye, hari umuco utandukanye, barya ibitandukanye, donc ibintu byose byarahindutse. Ariko aravuga ngo nubwo ngeze aha hantu batanzi. Hallelujah. Hari abantu bimuka kava hano i Kigali yagera ku Gisenyi akareba agasanga nta muntu numwe. Hari abantu bakizwa kubera amaso y'abantu, kubera tumureba. Yagera aho nta bantu bamureba, ibyagakiza akabagize gute abivuyemo. Usanga hari abanyeshuri babaho impu ebyiri. Yabari hano muri vacances kubera ko ababyeyi be bakijijwe, akagaragara nkukijwe neza sawa sawa. Yagera ku ishuri kubera ko batamureba bigahinduka. Cyangwa se yabari ku ishuri agakizwa yagera mu rugo. Ariko Yosefu ageze muri Egiputa aravuga ngo uko byagenda kose nzakomeza kunezeza Imana yanjye. Nta muntu ndeba, nta unyitayeho, mama dahari, papa dahari, nta muvandimwe, nta unzi, uko bizagenda kose nzakomeza kunezeza Imana yanjye. Arabigambirira nkuko babasore batatu nabo babivuze, babigambirira mu mutima wabo, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Muka Potifari aza kumushuka. Iyo ntekereje nsanga iyo Yosefu abyemera yari guhembwa bitangaje. Sinzi icyo muka Potifari yari kumuha, ariko icyo yari gusaba cyose yari kukimuha. Ariko arangira avuga ngo uko byagenda kose ibizakurikiraho byose nzubahisha Imana yanjye. Baramufunga. Imyaka amaze musinyiza bamubeshyeye. Kera kabaye Imana iramutabara. Iyo ubahishije Imana, Imana irakubahisha. Pointre. Iyo ugendanye n'Imana, Imana igendana nawe. Iyo uhesheje Imana icyubahiro, Imana iguhesha iki icyubahiro, kandi kiruta icyo abantu bari kuguha. Nitaye ku bihembo muka Potifari yari guha Yosefu. Yosefu yafunguwe muri gereza, araza ageze ibwami. Farao aravuga ngo ku ntebe yanjye nta wundi ukuruta, niwe ugiye kunkurikira. Bivuze ngo muka Potifari yahise ajya munsi y'ubutware bwande bwa Yosefu. None se yahitamo ibinezeza by'iyisi, ariko aravuze ngo icyo nkora cyose ndanezeza Imana yanjye. Amen. Mu byo ukora ugambiriye, uharanira, uhirimbanira kunezeza Imana yawe. Kare nahoze mvuga ngo niba ufite akazi, hanyuma ako kazi ufite mu kugakora ukabuharanira ushaka kunezeza abakoresha bawe,
bizakugora, wenda uzabigeraho ariko bizakuvuna, kuko hari igihe nizo mbaraga ushyiramo n'ubwo bwenge n'umuhate n'umurava hari haba bikwangira, karirata, kariyemera, karashaka kwigaragaza neza, karikundisha ibintu nk'ibyo. Ariko iyo uharaniye kunezeza Imana ikwemeza n'abantu. Amen. Yosefu, Imana imwemeza abantu, iramuzamura kandi iramutabara kubera ko yahesheje iki icyubahiro. Imana navuze ngo iyo uyihesheje icyubahiro uko byagenda kose nayo igira gute, iguhesha icyubahiro. Iyo utuburiye umwana w'umuntu akabimenya ntago mukiranuka, ibaze noneho watuburiye Imana. Singiye kuvuga ngo ikabimenya kuko uko byagenda kose kwizi byose se ibera hose icyarimwe nuko. Hari inkuru nasomye Yesu arimo gutoranya intumwa ze, ngo yaragiye asanga Petero na Yakobo barimo kuroba, arangije arababwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Bati inshundura zabaho ngaho, baramukurikira. Yigiye imbere gato ngo abona Yohana na Yakobo mwene se bari kumwe na Zebedayo, nabo barimo gupfundika inshundura barangije kuroba, arababwira ngo munkurikire. Bati inshundura, baramukurikira. Ibyo bintu nabyo mbyibajije numva bintangaje. Bari barimo kuroba, barangije amafari hariya, umugabo arazanyuzeho ngo munkurikire. Barangije bagira bati batase, Zebedayo asigarana amafi, barangije baramukurikira. Sinibaza ko abantu bari aho ngaho batabuje kubabaza ngo yemwe mugiye he, dukurikiye uriya mugabo uhese uri urenze hariya. Ariko bari bumviye umuhamagaro w'Imana, baravuga ngo uko byagenda kose uyu munsi guhera none tugiye kunezeza Imana. Amen. None se aya mafi mwarobye muyijyanire, ubwato bwanyu nabwo mubyijyanire, dukurikiye uriya mugabo. Paulo amaze kubisobanukirwa neza aravuga ngo ibyarinda mu yanjye, ibyo nagombaga gukurikira, ibyo nagombaga kubamo, ibyagombaga kunezeza narabiretse, ndangije ndahindukira kugira ngo nezeze iki Imana. Aho uri hari kubaho kw'Imana. Ariko se niko bimeze? Aho uri abantu bahabona Imana kubera ko usa n'Imana, uvuga nk'Imana, ugenda nk'Imana, ukora nk'Imana. Amen. Irangije idushyira mu isi. Paulo yaravuze mu Bakorinto ibice 5 n'umurongo wa 20, Bakorinto ba 2, ngo nicyo gituma turi intumwa mu cyimbo cyande cya Kristo. Aho turi hose turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, kuko twaremewe kunezeza iki Imana, kugaragaza ubwiza bw'Imana, kubaho mu bwiza bw'Imana. Mu Cyongereza uyu murongo uravuga ngo therefore we are Christ's ambassadors. Turi abambasaderi bahagarariye nde Kristo aho turi. Umwambasaderi ni iki? Umwambasaderi ni umuntu uhagarariye inyungu z'igihugu cye mu kindi gihugu, yatumwe n'igihugu cye kugira ngo agende ajye mu kindi gihugu ahagarara inyungu z'igihugu cye muri icyo gihugu agiyemo. Natwe hari igihugu cyatwohereje. Haleluya. Amen. Hari igihugu cyatwohereje kugira ngo tuza tugihagararire. Umwambasaderi mwiza ahagiye iyo avuze avuga nka, nanze urugero kadufate Bizoza, tumugira ambasaderi, tuguhaye promotion. Nama ministry yakwimitse uyu munsi.
tumugize ambasaderi muri Haiti n'urugero, bivuze ko agomba kugenda akajya muri Haiti agaharanira, akagaragaza, akerekana, akarengera inyungu z'u Rwanda rwose muri Haiti. Bajya bamureba bakareba uko yambaye, bakavuga ngo dore uko abanyarwanda bagira gute bambara, bariya naba. Donc abanyarwanda bose bakakubona muri bo. Wabugenda wabuvuga bakavuga ngo abanyarwanda ni kuri abavuga, ni kuri abarya, ni kuri abagenda, ni kuri abambara, ni kuri abitwara. Hanyuma igihugu cyo mu ijuru kirakwizera. Haleluya. Igihugu cyo mu ijuru kirakwizera. Abambasaderi ni abantu badasanzwe, ni abadiplomate bo mu rwego rwo hejuru, baba bafite ubudahangarwa, natwe turabufite, ijuru ryarabuduhaye. Yesu yaravuze ngo mbahaye imbaraga n'ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, ngo nta kizagira icyo kibatwara cyose. Hanyuma iryo juru rirakwizera, riguhindura ambasaderi w'ijuru ngo uzurihagararire hehe hano mu isi. Bivuze ngo uko witwara abisi bagombye kubireba, bakavuga ngo dore uko abantu b'ijuru bitwara. Uko uvuga abantu bagombye kubireba, babyumva, bakumva ukuntu uvuga, bakavuga ngo uku nguku niko abaturage b'ijuru bagira bate bavuga. Amen. Mwiriwe. Hanyuma Paulo yaravuze ngo ntabwo turi abacu ngo tugire gute twigenge, kandi ngo iwacu sino, iwacu ni mu gihugu cyo mu ijuru. Hano turi abashyitsi n'abimukira, turi abasuke, tuzataha dusubire mu gihugu cyacu. Ikibazo nuko turimo kwitwara nka bene igihugu, kandi turi abambasaderi boherejwe kugira ngo duhagarare inyungu z'ijuru. Urimo kwitwara gute? Urimo kuvuga gute? Urimo kugenda gute? Amen. Twaremewe, icyatumye Imana ikurema kwari ukugira ngo ugire gute uyinezeze. Iyo niyo ntego ya mbere y'ubuzima bwawe, ni ukugira gute, ni ukunezeza iki Imana. Wakaguye rero mu byo utekereza, mu byo uvuga uti hano ndi ku isi, narahoherejwe kugira ngo mbere icyitegerereza ab'isi, bahinduke, barebe, babone uko ab'ijuru bagira bati bitwara. Kare nabaje ikibazo ndabaza ngo abantu bo ku isi, ab'isi, katubita ab'isi niko tubyita mu kirokore, natwe abarokore abakijijwe abana b'Imana, ni bande barimo kwigana abandi? Mwanshubije se? Niba barimo kutwigana cyangwa nitwe turimo kubigana? None se ubwo turi ambasaderi beza? Mwaramutse. Amen. Bakagombye kutureberaho. Abakristo ba mbere bitwa abakristo sibo biyitse iryo zina, baryiswe n'abandi. Babarebye baravuga ngo aba bantu uko bagenda ntago bagenda nkatwe, baragenda nka mugabo witwa Kristo. Aba bantu uko bavuga ntago barimo kuvuga nkatwe, baravuga nka mugabo witwa Kristo. Imyitwarire yabo n'ingeso zabo ntaho zihuriye n'izacu, zihuye n'uwa mugabo witwa nde Kristo. Kubw'ibyo ibyo witwa ugendanye nabyo. Imvugo zinyanyagiye hanze hano tutazi niyo zaturutse, nuko baravuga tukigana ngo ndaga ntago mbyujuje, ariko ibikurikiye murabizi. Ariko man, umukobwa abwira mugenzi we ngo ariko man, Imana
Imana waremewe kunezeza iki? Imana. Niba mu byo ukora ugerageza kwinezeza wahushije iki? Intego. Imana irashaka yuko ugira gute? Uyinezeza. Reka turebe ingingo ya kabiri. Yo iravuga ngo waremewe kuba mu muryango w'abana b'Imana. Waremewe kuba mu muryango w'abana b'Imana. Manuka hepfo. Yohana 3:1-2. Yohana wa mbere. Ni murebe urukundo rukomeye cyane rwatumwe twitwa abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Tugomba kubaho nk'abana b'Imana. Tugomba kubana nk'abana b'Imana. Kuko turi mu muryango w'abana b'Imana. Hanyuma Efeso 1:5. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwe. Yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Itorero n'umuryango. Sibyo yemwe? Padiri ni ujye ubivuga neza ngo ni umuryango mugari w'abana. Turi mu muryango mugari w'abana b'Imana. Ndagira ngo rero mbabwire ukuntu tugomba kubana muri uyu muryango. Tugomba gukurira muri uyu muryango, tugomba gukomerera muri uyu muryango, tugomba no gutera imbere muri uyu muryango. Kuko niki Imana yaduhamagariye. Iyo ucanye inkwi 5, 6, 3, 4 simbizi ziraka neza. Ariko iyo ufashe rumwe ukarushira ku ruhande abamama mumbwire bigenda gute? Ntago mubizi rurazima. Namakari yari kumbabura ari menshi wayacanye yaka, iyo ukuyeho rimwe ukarikira ku ruhande bigenda gute? Rirazima. Twaremewe kuba mu muryango w'abana b'Imana. Kubana nk'abana b'Imana. Kubera iki? Mu miryango yacu tubamo iyo tubyaye umwana mutoya kugira ngo akure azavemo umuntu muzima. Umuntu uzagira icyo yimarira akakimara n'umuryango we ndetse n'igihugu. Hari abakura yigiraho. Yigira kuri bakuru be, papa na mama, n'abanyirasenge n'aba se wabo n'abandi babandi bose muzi. Agomba gukura agira gute? Abigiraho. Hari igihe kijye kibaho rero umwana ntakurire muki akigira nabi. Ntakurire hehe? Mu muryango. Bamwita iki? Inzererezi, umwana wo mu muhanda, ikirara n'ibindi. Mu nsengero dufite ibirara byanze gukura mu muryango w'abana b'Imana. Ugasanga umuntu ari rwagenda nyine avuga ubutumwa hirya no hino, usengera hehe? Mu mutima. Pastor wawe ninde? Yakuriye hehe se nyine? Ntawe. Uburere buri hehe? Ntabwo. Wakuri waremewe. Impamvu ya kabiri ubwo hasigaye 3 inyuma. Nuko ugomba kuba mu muryango w'abana b'Imana. Niki Imana igushakaho? Ngiye gusoreza ku bantu ugomba kugira mu buzima bwawe muri uwo muryango w'abana b'Imana. Ngiye gusoreza ku bantu 3 ugomba kuba ufite muri uwo muryango bazagufasha gukura neza mu muryango w'abana b'Imana. Amen. Kugira ngo ushobore gukura neza. Paulo aravuze ngo mwifuze kunywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Muri uyu muryango w'abana b'Imana tugomba kugira gute? Gukura. Imana ubwayo nayo yishimira yuko tugira gute? Dukura ariko mu mwuka. Tukava ku kigero kimwe tukajya ku kindi. Uzarebe iyo ufite umwana akaba kambakamba, noneho umunsi yatangiye kugenda urishima ugatangira de
Imana nayo iyo irimo kubona urimo gukura mu buryo bw'umwuka birayinezeza. Ariko ibonye waragwingiye, ninde mubyeyi wakwishimira kubona afite umwana w'imyaka 12 akimuhesha bibero n'akayikwa nomba? Nago wagira agahinda? N'Imana igira agahinda iyo irimo kuvuga ugahagarara ukavuga ati nakijijwe muri 2002, ariko waguye ngo haguruka usenge icyo yakikabira. Waragwingiye. Mu muryango w'abana b'Imana ntabwo urimo kugira gute, ntabwo urimo gukura. Imana yishimira iyo ufite umwana mu rugo w'inkumi ukamusiga mu rugo, ugenda nta kibazo ufite na kimwe. Uraba ngo ndagenda ninsa ndasanga yakubuye, ndasanga yogeje ibyombo, araba yanatetse turye, ukagenda nta kibazo. Ariko ibazo umusize waza ukaza wisanga ugasanga nta byakunezeza. Nandi bakuvuga ngo iyo umuntu ikigaragaza ko umuntu yakuze nuko afata inshingano. Muri uyu muryango w'abana b'Imana inshingano ufite nizihe? Iyo abana bakuze bagabana imirimo. Muri uyu muryango w'abana b'Imana ko waremewe kunezeza Imana no kuba muri uyu muryango wowe ukoramo iki? Paulo yaravuze ngo yafashe itorero rijyanye n'umubiri w'umuntu. Aravuga ngo nkuko ingingo z'umubiri w'umuntu zitandukanye ngo ni nako zigira gute zuzuzanya. Urugutwi nkabizuru, undi akabino, undi akaba ijisho, undi akaba akaboko, undi akaba urutoki, twese tukagira iki? Umubiri umwe. Niyo mpamvu buri rugingo rugomba gukora icyo rwaremewe kuri wa mubiri. Iyo nakira abantu cyangwa abantu babatijwe baje vuba ndababwira ngo ni Imana ikuzanye, kandi hari impamvu Imana igize gute ikuzanye. Yararebye isanga iri torero ryacu rikeneye ijisho. None rero ni wowe ijisho Imana igize gute itwoherereje. Wajisho rero ngwino urebe. Ibaze noneho uraje uri ijisho urarifunza umubiri wose ntacyo kubera wowe. Waremeye kuba mu muryango w'abana b'Imana ariko ugakura. Narimvuze ngo ngiye kubabwira abantu batatu b'ingenzi bagufasha muri uru rugendo, muri uyu muryango w'abana b'Imana ugakomera, ugakura, ukanezeza Imana. Twagiye ibyakozwe n'intumwa 22 ibice 3. Uwa mbere ni Paulo. Hari haratubwiye ngo ndi umuyuda wavukiye i Taruso ariko nakuriye muri uyu murwa nigishirizwa ku birenge bya Gamariyeli. Uwo ni Paulo arimo kuvuga ngo aravuga ngo kugira ngo ngere aho ngeze hari umuntu nigiyeho. Haleluya. Hari umuntu wambereye icyitegererezo, hari umuntu wambereye urugero, hari umuntu twabanye, hari umuntu narebeyeho, hari umuntu wamfashije, hari umuntu wansengeye, hari umuntu wankomeje, hari umuntu wa uwo muntu ni Paulo wawe. Muri uyu muryango mugari w'abana b'Imana wagombye kugira Paulo wawe. Haleluya. Kwa padiri bamwita ngo ni umubyeyi wa natwe tuzamugire se. Iyo bibaye gutyo nk'itegeko nyine umufata nk'itegeko ugafata ubonye kenshi ureba ugize gute. Kenshi wajyaga kureba umubyeyi wa batisimu warebaga ubayabaye. Uzagira icyo ariko suko uyu Gamariyeli nuko nta mwanya afite wo kumuvugaho ngo yari inyangamugayo, yari umufarisayo. Buri abafarisayo bose ntago bari babe. Yari umufarisayo, ari umwigisha amategeko, ngo ariko akaba inyangamugayo, akaba inararibonye, akamenya kujya inama. Uwo nguwo niwe Paulo yigiyeho. Wowe urimo kwigira kuri nde? Bagombye kuvuga ngo ningira ikibazo ndasanga runaka agire gute ansengere.
ndasanga runaka agire gute angira inama, ndasanga runaka agire gute amfashe, ndasanga runaka agire gute agira icyanyunganira mu buryo bw'umwuka. Muri uyu muryango mugari w'abana b'Imana dufite abantu bakuze, abantu b'inararibonye bakuze mu gakiza, bakomeye, twagombye kwigiraho. Wowe wigira kuri inde cyangwa wigiraho? Kandi ntaho uragera, simbisi nuko. Katurebe wa kabiri. Wa kabiri ni Timoteyo. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubimenyesha abantu bo kwizerwa, birakomeza bivuga ngo nabo bazabimenyesha iki abandi. Hari uwo ufataho icyitegererezo kugira ngo agukomeze muri uru rugendo, ariko hari n'uwo nawe ugira gute, hari ugufatiraho icyitegererezo. Kwa kundi twari turimo kuvuga ngo mu muryango ni byiza ko dukura, ukafatira mu muryango wawe usanzwe. Iyo ubyaye umwana wishimira ko akura, yamara kuba umusore cyangwa se inkumi ugatangira kumubaza ngo ntawe urakubaza izina. Ubwo ubushaka iki? Ubushaka ko ashaka. Yashaka nawe ugashaka yuko agira gute abyara. Warabyawe mu buryo bw'umwuka, nawe ugomba kugira gute, ugomba kubyara abandi. Ibaze twese turi hano, uko turi hano ntitwakijijwe? Yego twakijijwe kuba ko ari umuntu watubwirije iki ubutumwa. None twebwe tutabuvuze, ubwo byahagarara kuri twebwe bikaba bigize gute, birarangiye. Ubwo butumwa twumvise tugomba no kububwiriza abandi. Uko nguko urimo kugira ufatire icyitegererezo, wagombye nawe kuba ufite abana bo mu mwuka wabyaye, uvuga uti nanjye aba bana bagira bate, barandeberaho, ndabarera, ndabafasha, ndabasengera, mbabwira ijambo ry'Imana, ndabahugura. Haleluya. Paulo wawe ninde? Timoteyo wawe ninde? Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo hari ibintu wanyumvanye, twaragendanye, twarabanye, naraguhuguye, narakwigishije, nakwigishije kuvuga ubutumwa, ariko ibyo bintu wanyumvanye ntuzabigumane. Nawe genda ubibwire abandi, abo ubibwiye nabo batoze kuzabibwira abandi. None se urimo kubibwira nde wowe? Ninde Timoteyo wawe? Wa gatatu, yitwa Barinaba. Barinaba yaba umwe mu bakristo ba mbere. Igihe Paulo yamaraga gukizwa kandi agakizwa mbere yaratotezaga itorero, muzi ko yagiye Yerusalemu, abi Yerusalemu banga kumwakira. Intumwa zanga kumwakira kuko zari zimuzi ibyo yakoze. Bavuze Paulo wa wundi wajya gufata abakristo akabica akabafunga, abandi bakururana, ni utujemo. Barinaba niwe bamusobanuye. Kuva icyo gihe baragendana, bavuga ubutumwa hamwe, bagendana ahantu hose. N'usome ibyakozwe n'intumwa urasanga ahantu henshi Paulo yari kumwe na Barinaba. Barinaba bivuga iki? Na Yosefu wavukiye Ikupuro, uw'intumwa zahimbye Barinaba, risobanura ngo umwana wo guhugura. Barinaba ntago aryo ryari izina rye, niryo bamuhimbye. Bari muhimba kubera ibyo yakoraga ibikorwa bye nuko yitwara, bamuhimba ngo n'umwana wo guhugura, ko yashoboye guhugura abandi no kubafasha. Paulo aravuga ngo uyu muntu tugomba kugira gute, tugomba kugendana. Icyambere, wowe yo baguhimba nde? Hari ba magambo, bashyari n'ibindi sinzi ibyo baguhimba. Amen. Icyakabiri, wowe ugendana nande? Umeze gute? Witwara gute?
utoranya gute abo mugira gute abo mugendana? Umuntu umwe ni wavuze ngo umbwire abo mugendana, nimara kumenya abo mugendana nta kindi kibazo ndakubaza, automatically ndaba ndamenya uwo uriwe, ntago nirwa mbaza. Ninsanga ugendana n'abajura ubwo ntago nirwa mbaza ngo uri umujura. Numbwiye ngo ngendana na runaka no runaka nkasanga ari abanyamagambo, sinirwa mbaza wowe uriwe, ndaba namumenya. Bari nabana wawe ninde mugendana? Amen. Inshuti zawe nizi. Hari abantu mugendana ukavuga ngo abantu ntugendana hari aho bangeze, hana aho mugendana rwose umva ahubwo bakagira bate bakakuyobya. Nkunze kubwira abantu bakijwe nkababwira ngo iyo ukishijwe utangiye urugendo ruva muri Egiputa rugana Kanani, kandi abavuga butumwa nibwo mujya muvuga ngo nta butayu nta Kanani. Urugendo turimo rurava Kanani, rurava muri Egiputa, iyo ni si ibyaha, rugana hehe i Kanani, kandi turanyura hehe mu butayu. Mu butayu rero nujyana n'abantu bajenjetse ahubwo bazagutabamo, ntacyo bazakumarira. Shaka umuntu uzacika intege akagufata ukuboko, uzatentebukirwa akaguhumuriza. Haleluya. Urimo kugendana nande? Ndimo kuvuga ngo iyo ndimo kubwira abantu bakijwe ndababwira ngo gendana n'abantu bagiye iyo ujya. Sibyo yemwe? Abantu mugendana agendana n'abantu bajya iyo ujya. Hari igihe usanga urimo kugiye ariko abantu watoranyije ko mugendana barimo kujya hehe kugiriya. Ugendana nande? Habayeho umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwaga Henry. Hama igihe yari umuperezida haza ibandi kabuhariwe mu gihugu cye ryayogoje ibintu, arabimenya, naryo ryitwa Henry. Aramuhamagara, niwe Henry? Urabizi ko twitiranwa ibintu ni bibiri, either you change your name or your behavior. Urahitamo bibiri, hindura izina ryawe nere gukomeza nitiranwa nawe kandi uri ibandi witwa irindi zina. Niba bidashobotse hindura ingeso zawe ubu umuntu mwiza dukomeze twiterana. Ubugiye muri gereza ugasanga indangamirwa zose ziriyo, ni ba Mariya, n'abakristo barabatijwe, ni ba Yosefina, amabanda afunzwe ni ba Petero, ni John. Ibyo bitirirwa sibyo bari byo. You better change your name or your behavior. Niba ushaka kwitwa umukristo, umuntu w'Imana, hindura ingeso zawe ubu umuntu w'iki w'Imana. Bari naba wawe ninde mugendana? Kandi nabwiye abantu ngo abantu b'ubwenge bazi ubwenge cyane baganira bagendana n'abantu bavuga ku bitekerezo bizima. Abatazi ubwenge babaswa bagendana n'abantu bavuga ku bandi bantu. Umaranye amasaha 2 n'umuntu arimo kukubwira undi muntu, muvuga kuri runaka, ukuntu yirata, ukuntu asokoza, ukuntu so what bikumarira iki? Abandi bakamara ibihe n'ibihe bavuga kuri kubyabaye, umupira w'amaguru, ubukwe, rero na aperi byakinnye, badutsinze, batwibye, twaguza abakinnyi noneho bakomeye, tuzabamerera nabi. Wowe nabo senga Imana. Navuze ngo ibyo navuze byose wenda ubyibagirwa, ariko usigarana iki kintu, waremewe kunezeza Imana. Haleluya. Mu byo ukora byose waremewe kugira gute kunezeza Imana. Navuze ngo niba uri ku kazi, umuntu umwe yaratubwiye ngo nuba uri ku kazi ugashaka kunezeza umukoresha wawe ntibizakunda. Wowe haranira kunezeza Imana. Ukora ureba urangamiye kurimo kunezeza Imana,
n'umukozi wawe n'umukoresha wawe bizamunezeza. Amen. Wowe urimo kunezeza ndi. Ndagira ngo uyu mwanya niba uvuga ngo mfashe umwanzuro wo kunezeza Imana mu byo nkora byose, kunezeza Imana mu byo mvuga byose, kunezeza Imana mu rugendo rwanjye, kunezeza Imana aho ndi hose, kugira ngo abantu bambone imiki Imana. Hari abantu baba abakristo bari mu rusengero gusa hano. Sinkuza kubabwira ngo ubu ngubu uje hano ku cyumweru ubu ngubu umuntu wabona uwo ari we wese wamukubitira ubuntu. Nantwara uko angana kuri umukandage. Sorry. Nta kibazo. Hano ku rusengero umuntu wari we wese nta kibazo. Ariko ibeshe ukate hepfo hano inyuma y'irami byari hariya muhureho mukandagire maze urebe. Mukobwa wabaziga bakwereke. Oya. Dukwiye kuba abakristo mu rusengero, tukaba abakristo ku isoko, tukaba abakristo ku ishuri, tukaba abakristo ku mugezi, tukaba abakristo mu mujyi, tukaba abakristo mu modoka n'ahantu hose. Haleluya. Umuntu agera ku modoka ngo wakojejeho nakojejeho 200 kwe. Ugahemukira 100 ngahe 200. Nibyo kandi turitiranwa ni pastor. Sinayifite kureba hasi. Baraje banyera bashiraho n'izindi ngero. Twaremewe kunezeza Imana. Aho ugenda bakubona bate, bakureba bate, bakumva bate ibyo uvuga. Ukusubiza uko witwara. Nigeze kujya hano muri centre nkoza ku cyuma, nkojejeho kiyakuraho 2 bijya bibaho. Abantu barambira bati rero genda ubwire shoferi, kubera ko yukojeho bwa 2 ubugarushe baraba kugarusha. Ndagenda ndamubwira aranga, numva ndababaye. Ariko ndongera ndamwinginga aranga, ndamuhindukirira. Ndahindukira ndamubwira nti urakoze, Imana iguha umugisha. Ngihindukira Yesu abya ngo garuka ukoze. Gusubiza neza bihosha uburakari. Icyo cyonyine nakoze. Rwose urakoze, Imana iguha umugisha. Ngo noneho muze garuka. Ufashe umwanzuro wo kunezeza Imana, haguruka dusenga Imana. Wejejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikire ubukwe. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, kuhagije amaraso, mbese imyambaro